no shamaga. Ngirejya baza washaka kumbasa. Nditaguye nditayari pe. Ibibazo biragira biti. Nibwe bakobwa muhurira n'ahantu n'abahungu. Ariko njye nigize umukobwa. Ndabyumva nyine. Uburyo muhurira n'ahantu n'abahungu mwisize makeup n'ibi bikurana. Mukabarya amafaranga. Umuhungu agusanze hano iwanyu agutunguye si waseba. Na harobera na scrap itara ry'ubwenge. Mwaseba. Rero. Nje mbivuga byambaye. Nakundanye n'umukobwa. Nambesha ndiwaba ni mu gikomba cyavo. Nziko ndamutungura. Nziko wenda ndibwire n'iryo rindazi cyangwa umugati nsanga ari kwiboroshesha amabyaro. Ari no kwisiga gasabo. Wowe urabizi? Ubwo ni amavuta. Isabune ari kwisiga isabune ari kwiboroshesha amabyaro. Gusa ariko areka mwana kora amata. Aho baherewe kujya mu shuri. Ndabena mu bibingo ni mukaje abahungu amafaranga. None se nagari cyo gusa ombye ko ujya kumagara kuri telefone bana uje kuri amazi ibibazo byinshi ikindi ni iki suza cyo ni mfite ibibazo sha ubu cyari ugiye kwiyahura wabyibore nari ngiye kwiyahura mu ruzi rwara hepfo mukabagore ngiye kwiyahura sha imvura yitego itibidobye kandi urabizi imvura zibuzi bazirimo amahinda urebye nabi yanaguhitana waramugira kugama iyo nguma mu yari kunye kandi ugiye kwiyahura shabyibore ejo muri ngiye no mwishyamba kwiyahura mura n'intare ngaruka niro ubutiyo ni warabikoze ugiye kwiyahura wagarutse ugiye kandi aroshago yureke wananeka kwica n'umuri hagati shabyibore ariko nubwo nangiye kwiyahura wabyore ko ejo nangiye kohereza message nkagabanya volume ya radio